ngo nawe warose bamuri kibamufunga yego ndaguhamagara ngo umbwire amakuru ngo ngubaze amakuru oya numva murambwiye ngo ariko nibyo urose ni Nese wewe warutaga bimeze gute wumvaga Ngiye nyine narotaga ngo mubona ngo ari mu rugo kwa kunye nagiye nkahabona nyine ngo nabonaga ngo ari n'abantu benshi ngo twishimye ngo hari n'imodoka nyine ngo ari uko ndi kubibona ngo nkabona ngo n'abazungu ngo benshi kuba kagenda ahantu ngo mu nama ngo hari amabendera ubwo sisi cogamo nashoboka Nese mbwira watembera mu manda ngo rengo amabendera ndaza kugutembereza mwereka amadarapo mwereka iki ahubwo banyohereje message yego ngo umujyi wa Kigali ngo urabahamagara muri siporo nuko mbona abanyandikiye message nyine ngo dusabe kujya muri siporo ntarego mana Valentina nubuze ndijya muri siporo ndamenya nyura ariko Wanya message ari ukwivuga musabwe kujya muri siporo ya Bruce Medio nahimbye none wahimbye nahimbye sicari bajya bambwira ngo uzajya kumureba ngo azagufasha uzajya kumushaka ngo azagutera umwuga Nese wahimbe Bruce wajaga nyine dufata karadiyo tukagashyira mu myumbati turi kubagara imyumbati none wato tukajya twumva ari kuririmba nyine naho natwe tukajyaho tugahimba izacu niyo najyaga ndirimba wahimbe Bruce mbwira n'ukuntu watinyutse Bruce Melody afite abafana b'abana bo mu cyaro bakunda indirimbo ya Dita ahehe ndakwanze nushake na unyange ndakwanze nushake na unyange ahehe chu Papa uragishe none ubundi umusore cyangwa umugabo afungurira umukobwa cyangwa umugore murakoze salama bana fresh umva ndi Kanombe navuganaga n'abanyamakuru ninda ariko ayi wenda basuhuje cyane musuhuze natwe turamusuhuza na munyamakuru turi kumwe Gerard Mbabazi arabashuhuje turi kumwe ikaze mu kiganiro inkuru yanjye uyu munsi ndi kumwe n'uyu mustari muri kore banga yitwa Nyirasengiyumva Valentine numwe mu bantu nishime kongera kwakira muri kino kiganiro numwe mu bantu twaganire nkumva vraiment umutima wanjye unyuzwe nuko twaganiriye n'umuntu usetsa n'umuntu ufite impano yo kuririmba Valentine ko witonze nagwa nitonze witonze nagwa nitonze umeze gute se meze neza ufite fresheri urasa neza byagusabye igihe kingana iki kugira ngo yiteho gutyo umve na mu gitondo nabavugishije kuri telefone mbabwira ko nishimye cyane umva wampamagara unyereza na message gusa nibonye ntinze nabahamagaye nishimye cyane n'inshuro nari narose ngo ndota ngo duhari ngo bamufunguye ubwo mama tubana arambwira ngo nanjye ngo narose ngo bamusubije ngo kunshingana mbwira Imana ntimana ntari kuse kuko bibaho ubwo nyine nicyo cyatumaga ngo telefone kugira ngo mbikubwire nabonye mu missed call zawe nyinshi cyane wambipye kenshi uranamamagara simbizi mvuze ko mbipa wamamagaye kenshi nza kubona na message yawe gusa nahise nkwamagana ndakubwira nti ndacyaryamye nyaboneka pora nyine wewe nta kibazo umbwira nuko sasa rero inzozi zawe zimeze gute numvaga nyine ari ibintu hari biri kuba ndaguhamagara ngo umbwire amakuru ngo ngubaze amakuru oya numva murambwiye ngo ariko nibyo urose ni nuko nyine gusa aka kanya mpagaze ho
mpagaze nko mu mwanya w'umuryango wanjye pe buriya ufite umuntu ukomeye wumva wishimye niyo waba utarabonana nawe niyo utamuzi ariko ukumva ngo ni mwene wanyu arakomeye wumva unezerewe akugeze hose ubabwira ko ari mwene wanyu ukwitaka kwitaho ukumva nyine urishimye ni ibintu nyine biri mu ruhirahiro ntituzi ngo bizagenda gute ntituzi ngo bimeze gute gusa uko byagenda kose ibibazo bya Edouard nibyo bibazo byawe uri umuryango wawe ni musaza wawe uri mushiki we nuko sasa rero mbwira inzozi zigize gutya ziraza nijoro waryamye ziza nka ryari mu gitondo kare kare nka saa 9 hari umuntu wamamagara ambwira ngo nitwa Maria Rosa ngo rwose ngo ndagira ngo ngusuhuze ngo umuhanzi uri kuzamuka ngo ubwo se turacyari mu nzozi cyangwa nari nkangutse nyine aramamagara nkangutse nyine maze kurota gutyo ndi kwibaza inzozi ndoze baramamagaye ngo nitwa Maria Rosa ngo nkora ku radio yose ngo nari nguhamagaye ngo nk'umuntu w'umusitari ngo ngire ni mu nzozi se cyangwa mamagaye nyine live nagwo hari mu nzozi ariko nge nari maze kurota ubwo aramamagara ngo nitwa Maria Rosa ngo nagiraga ngo tuganire nsinshaka kuganira na yego ko yarankanguye nyine na telefone hejuru nyine ari kumamagara ubwo mpita mfata telefone nkambwa ngo yitwa Maria Rosa ni Maria Rosa se wayi ndamukumpa ngoma kubitekerezaho nyine mu gitondo abo tubana babyutse ndabibabwira ati natwe twabiroza ngo nawe warose bamuri kibamufunga nese wowe warotaga bimeze gute wumvaga ngiye nyine narotaga ngo mubona ngo ari mu rugo kwa kundi nyine nagiye nkahabona nyine ngo nabonaga ngo ari ngo hari n'abantu benshi ngo twishimye ngo hari n'imodoka nyine ngo ari uko ndi kubibona ngo nkabona ngo n'abazungu ngo benshi kuba akagenda ahantu ngo mu nama ngo hari amabendera ubwo se cyo gabo nashoboka nese mbwira watembera mu muhanda ngo amabendera ndazi kugutembereza mwereka amadarapo mwereka iki ahubwo banyohereje message yego ngo umujyi wa Kigali ngo urabahamagara muri siporo nuko mbona abanyandikiye message nyine ngo duzaze kujya muri siporo ntarego mana Valentina nubuze ndijya muri siporo ndamenya nyura ariko ngiye message ari ukwivuga musabye kujya muri siporo iyo message wayibonye uhita ubona umujyi wa Kigali wakwitaye uti jya muri siporo Valentina ahubwo nagize ngo nimwe muyinyorere umve kandi ni siporo ya nijoro hari bayohereje mu gitondo buriya ni siporo izaba nijoro ngo ahita ngo night run ya nijoro yo nibaza bayita night run ugomba gukora siporo kameme mu gitondo ariko mu gitondo nese mbwira message ubu arayibonye nayibonye biranyobera waruzi ko twe tuyikohereje waruzi ko nshaka ko tugera muri siporo nese mbwira abantu ngo barakubwiye ngo ntabwo twakubonye ujya mu modoka ngo nakore biganiro ngo nto bari bambona ngo ndi kujya mu modoka ngo nkorana n'abahe banyamakuru ngo se ngo ko tubona uri kumwe n'abantu bakomeye cyane ngo ubu ugenda mu modoka ngo twabonye uri kumwe n'abantu bakomeye ngo uri kumwe na perezida ngo uri kumwe ngo na Bamporiki ngo twagiye tubona ngo uri kumwe n'abantu bakomeye baramumagaye ninjoro ngo bari kwiseta ngo kumuhororo nuko na teacher wacu nyine umuticha wanyigishije mu wa mbere nawe raguhamagaye ati wowe mustari akubwira ngo iki arambwira nyine banyifurije nyine kugira amahirwe oya shabira ryoshye cyane kugana nawe nembikumbuye we nembikumbuye ubyumve gutyo ago mwandusha yes mu gitondo ariko wamamaga uvuga uti jera byanga bikunda uyu munsi tugomba kuganira wumvaga ushaka nyine nizo nzozi nyine ntumvaga nari narose pe byanze bikunze umva ugomba wese ni Imana ibikubwira nukubirota bisanzwe umva nukurota bisanzwe ariko ngenda ndota ibintu bikabaho nukuri ubwo ni Imana rero ibikora bikabaho pe ubwo se Imana ibikubwira urerekwa rero mvenge ndota ibintu bikabaho mana simbizi nukuri ariko mana nukuri bantu mugenda mukagera hafi ya perezida mukagera hafi y'abakorana nawe nukuri buriya mana nimba hari ikintu cyatubabaje niko se Edouard yakoze byaratubabaje twumvaga dukomeye tukumva turishimye kuko perezida wa Repubulika ajya atanga imbabazi pe agatanga imbabazi ku bantu bishe
ni benshi ba data wacu na ba marume bagiye batatwe tuzi ko batazataha ariko ubu bari mu ngo zabo. Nukuri ngiye ku cyagiti mba numva napfukama nyine ngamusaba imbabazi tukazongera tukabone Edouard. Nukuri ari umuntu ukomeye, niyo musara komeye ariko ubonye icyetaje atuyemo. Narahabonye gikomeye cyane. Narahabonye. Warahabonye wumvise bimeze gute kubona musaza watoye hano? Gusa nyine numvishije nishimye ariko ntekereje ko ari umuntu nyine wizamukiye tutamuzi. Ntekereje ko nta tutari bunabonane nyine numva birambabaje. Birakobaje nyine birumvikana. Nta kuntu itakubaza nk'umuvandimwe wawe, nk'umuntu wagira akamaro umuryango byanze bikunze. Nuko sasa rero niki uyu munsi twifuje ko tuganira, nenge kuvuga ibintu nza kuvuga tugana ku musozo ariko ntacyo. Uyu munsi nifuje ko tuganira ku buhanzi bwawe. Hari abantu bagukunze, ikiganiro twabonye abantu bakirebye ari benshi cyane. Ni ukuri muri kano kanya reka nsabe ku muntu wese tuza gutangira kino kiganiro, tuza kubona muri kino kiganiro dusozanye Valentine muze kumuha ikintu twita amafaranga. Menshi abana bo mu rugo baba bari kunsengera ninjoro. Noneho turi gusenga ninjoro bakajya bavuga ngo mana ngo turagushimye ngo rwose ngo Valentine ngo muha amafaranga menshi ngo menshi. Umutoya ngo hoya ngo nimusengera ibindi ngo nimusengera ibindi ngo amafaranga yo nta kibazo ngo nimuyasengere. Burari raje mu pastor Rweri Nyange avuze n'iryanye yakoze biriya izakura n'ibindi. Okay, nuko sasa rero turifuza ko ubona amafaranga, turifuza ko ubona ibyo byose, kandi ku muntu wagukunze muri kano kanya ukaba aramuhaye ibyishimo, ukuntu wabaririmbiye i Roma barayikunda we, nabo hanze baramamagara bakayimbaza bo muri Kenya nabo muri Sudani no muri Zambia. Nukuri pe abantu bishimiye i Roma bakishimira indirimbo ya Valentine. Mumutera inkunga umuha 5, umuha 10, umuha 100, umuha 100, ntabwo yabyanga pe. Valentine ntabwo yabyanga, baguhereza undi ugiye muri studio. Ntihabuze ubushobozi bwo kujya muri studio, warabubuze. Turimbe i Roma ubundi kugira ngo n'abantu baza kwikunda ahita butereka ayifite kuri mobile money reka mwoherereze. Iroma ni mungoro ya data, isi ntibiyuzuye n'ibya data, ayoboye imigabane yose igiye igize isi, yitahira i Roma mungoro ya data. I Roma ni mungoro ya data, i Roma ni mungoro ya data, i Roma ni mungoro ya data. Tubona umugisha uturutse i Roma mungoro ya data, i Roma ni mungoro ya data. Tugezwaho ibyiza biturutse i Roma mungoro ya data, i Roma ni mungoro ya data, i Roma i Roma i Roma ni mungoro ya data. Indege iraturogoye. Aha, nuko rero duhe nimero ya telefone yawe. 078 78 46 15 Nukuri pe Valentine kwifuza kumufasha ntitwongere kubigaruka rwose, turabigaruka dusoza. Nuko sasa rero watubwiye ngo ufite n'izindi ndirimbo nziza. Indi ndirimbo wadukubitaho ni iyihe? Zambara urugori maze ntera intambwe imbere y'Abanyarwanda, shimenyera imihigo myiza yageze mu Rwanda. Zambara urugori maze ntera intambwe imbere y'Abanyarwanda, shimenyera imihigo myiza yageze mu Rwanda. Singizwa rugira, himbazwa rugira waduhaye u Rwanda. Nzaririmba ndirimbire rugira,
zacuranga ncurangire rugira maze naramire rugira yaduhaye u Rwanda zambara urugori maze ntera intambwe gane muri ngoma nshime nyir'imihigo myiza yageze mu Rwanda zambara urugori maze ntera intambwe gane Nyamasheke nshime nyir'imihigo myiza yageze mu Rwanda singizwa rugira himbazwa rugira waduhaye u Rwanda yitwa Valentine nanjye gushyiramo rapu Valentine ese ubundi turakomeza tukwite Nyirasengiyumva Valentine nta kazina k'ubuhanzi urahabona nitwa Bijuru Valentine ako niko kazina k'ubuhanzi nese ko numva ari izina risanzwe nyine niryo nkunda niryo ukunda Abijuru Valentine nese ubwo wakwise nka Vava Juru Vava nta kibazo je gwise Juru Vava cyangwa Vava Juru urahitamo iki Vava Juru kwisi fatanya ngo Vava Juru Vava Juru cyangwa Juru Vava wa urabyumva gute ni byiza uyu munsi ujye ugenda wite Vava nitwa Vava Juru wa urumva ko kazina ukuntu keza ni ukuri pe wifuza kujya mu muziki wawe gusa nyine Imana yonyine niyo ibizi mugane wa pasiteri ku ijambo amaze kuvuga ngo yakoze biriya ngo izabikora n'ibindi yonyine gusa nyine niyo nizeye none se mbwira abantu bakomeje kwibaza ati Vava Juru akuntu yisekera ukuntu ibyo byishimo bikura he Vava mva nyine niko nteye nta mutima mubi ngira ndeka da nta mutima mubi na muke nese mbwira muri wo bumva utekereza iki ariko ukuntu twigiye kuganira ejo bundi numva ntufite morali ndanikubwira Vava ufite iki kibazo ntabwo ubyibuka biba byagenze gute iyo umutima wasubiye hasi ukumva nta morali nyine bari nko gutekereza nk'ibintu byinshi ni nk'igiki se ujya utekereza ukumva kirakugoye nyine mba ntekereza ko ntazamuka ariko hari umusirikare duturanye ubundi yaramamagara ambwira ati mubonye kuri YouTube biranezeza atuzazamuka na ba Fabrice barabazamuye ati nabandi bose ati humura uzazamuka no mutonyi Nyamasheke se duturanye hafi yo mu rugo neza ati na ba Fabrice b'Inyamasheke barazamutse naho uzazamuka nyine nakana kiri Nyamasheke ndakazi ariko wowe wumva nawe ufite icyizere ko uzazamuka ukagira kure cyane uyu munsi ni umusitari ntabwo uzatwibagirwa oya ntago nabikora nukuri mba narahize imihigo myinshi ngewe ni nk'iyo mihigo wahize mba narahize imihigo myinshi nkabwira Imana nti Mana nintera imbere nta muntu uzambwira ko ashonje ngo musubize inyuma nintera imbere nta muntu uzambwira ko naniwe ngo mwimere ifite mfite imodoka nyine niyo mihigo ngenda umva uzagura imodoka imeze gute numva nyine nagura imodoka isanzwe nyine nk'iyi vatiri niyo nkunda iyi yanjye uvuze ngo irasanzwe ntabwo isanzwe ndayikunda nkunda ivatiri ukunda ivatiri buriya perezida hari ijambo yigeze kuvuga ngo buri muntu wese abe ku rugero rwiza rwiza buri wese abe ku perezida rugero uramukunda kweri ndamukunda ikintu cyose perezida ijambo avuze uba warifashe mu ijambo mutwe ryanjye riracyari ryarindi mwarakoze nese Valentine uyu munsi rero abantu bakunze kwibaza ngo ko guseka kwawe ukuntu uganira bibaza noneho no ku mukunzi wawe wundi watubwiyeho uyu munsi bimeze gute ntabwo tujya tuvuga nese nyuma yo kukubona mu biganiro ntabwo wigeze akuvugisha nyine baramamagara bakanambwira nyine ngo indirimbo barazikunze ngo barazishimiye nibo bambaza nyine se ko tutarakubona uri kumwe n'abanyamakuru mu modoka abanyamakuru mukorana ese abantu baguhuza n'abayobozi bameze kuri abakomeye ese bimeze bite kurako nyine iyo ukiri wibereye nyine mu nzira zo kwishakira ubuzima ibintu byo gukundana ubishyira hehe ku ruhande se niba nakundana n'umusore akambwira ati dukora ubukwe noneho nkabona nta kanzu y'ibihumbi 100 nshobora kubona kandi nshaka kuyambara
numva ntayo nabona yego cyangwa se akambwira ati narubatse none nshaka kumfasha gukinga yego nta mafaranga mfite cyangwa se akambwira ati ngewe ntago nzashaka umukobwa udafite iyo mashini n'urugero udafite iyo botike n'urugero aka kanya ntabyo mfite urumva najyo ngahamagara umusore ngo gusurwa rukundo aramutse aje kakutereta se nyine aje akantereta ntambwira ibyo byose sawa ariko ngewe ntago ariko njya nibwira mu mutima wow undi se wakoze vava watubwiye ngo nyine njya mubona iri iwacu nkanamubona pe akaba yantanembereza akangurira nyine nk'uko ariko nyine ntago ibintu byo kuvuga ngo ndahora ngo mvugana nawe telefone buri munsi ku gutwi hojya Imana nibona ko ari wizama izamuma iyo wagiye uhura n'ibibazo kenshi na kenshi ntago ugira gute uhubuka vava niba ikintu cya mbere kiryoha n'urukundo nyine ruraryoha ariko bitewe n'igihe urimo nese uracyari umwana none se nyine pasiteri akurebye ariko ntufite nk'imyaka 18 pasiteri se pasiteri nyine agiye atanamsengeye ngo amanurire ukunda ariko abantu baguhanurira uriya mupasiteri uri kuramuzi Antoine Rutayisire ntago muzi ahubwo ngira ngo niwe Rwera Inyange yitwa Antoine Rutayisire ese pasiteri ukomeye cyane abantu azamukubwira wahuye nabwo wagomba no gufata ifoto nawe ni umupasiteri uzwi ni umusitari reka tubyite gutyo mu Rwanda yego mfa ahantu perezida ari abahari mu masengesho kandi sinkubeshye niko bimeze n'abandi azayikubwira azabona kino kiganiro ko wahuye nawe rero utifotoje nacyo ari ikindi kibazo tuzongera duhure Imana muzongera muhure pe uhuye n'umuntu ukomeye cyane kandi w'Imana ni ukuri nuko sasa rero wumva ubukwe bwawe bwaba bumeze gute umva Imana nibizi da umva bwawe bumeze Imana nibizi turapanga gusoza nyine kukabukwaye umusore wumva wagakwiye kuza mu buzima bwawe yagakwiye kuba yujije iki nyine yabasenga ariko niyo badasenga ariko ntaba anywa inzoga n'itabi kandi ngiye numva Imana inkoreye ubukwe natumira babandi b'abanyamibabaro kandi nkumva nasabana n'abakene n'indushya akaba aribo nsangira nabo nuko inzoga n'itabi kuki ubyanga se nyine ndabyanga pe nibura Fazari wenda akanywa inzoga ariko itabi Imana ndabyanga itabi se ritwaye iki oya ni ribi ni ribi ariko nibyo wishyizemo oya ntabwo ari byo nisizemo ni ribi pe nubibira ntabwo ni ribi buriya ngira data wacu duturanye ajya anywa itabi bya bindi byo mu nkono kadutuma nk'ibishirira akaba yarintuma nyine nko ku isoko bira by'ibibabi nyine nkarizana kubera ko mwubaha kandi mukunda babyita ibikamba biriya bitabi bindi bagenda batumura ndabyanga nabwo uranywa ku nzoga na rimwe narayinywe iri iwacu bagiye bazitara nyine nawe kwa data wacu barazitara bakaduha nyine tugasomaho ariko ubu ngubu ntabwo nayinywa da warakijijwe ese wakijijwe iki ni iki kidasanzwe navuga ko umuntu uri kutwuva muri kano kanya inzoga sinyereka ngo nuko nyine nkijijwe ahubwo nukubera yuko nyine ntayishobora ni iki navuga ngo wishimiye mu kiganiro twakoranye Valentine narabishimiye cyane narabishimiye kandi na ikiganiro twakoranye nicyo kiganiro nabonyemo abantu benshi bangira inama ariko umuntu wamamagaye witwa Shyaka yanyumvishije buryo cyari inshuti ya Edouard ambwira ibintu bitameze neza mukuru wanjye mu gitondo yahoze ambwira ati se kuki watanze kira kiganiro ukavuga bira bintu Shyaka yakubwiye ukabitangaza mu kinyamakuru ati ntago bira bintu Shyaka yakubwiye ari byo nyine numva birambabaje nabwo birandiza cyane nimba hari ikintu Edouard bamuriki yaba yarumvije kuri kira kiganiro kikamubabaza nabwiye Imana nti Mana umbabarire umusabire imbabazi oya ariko kureba no naka kanya Edouard ubwo arakwirebera gahe ngoko uyu munsi rero uyu munsi navuga ngo umujyi wa Kigali watubwiye ko wifuza kuzasubira mu cyaro uzasubirayo nzasubirayo ariko umujyi wa Kigali utarakuryoheye Vava oya kubera nyine naje nzi ko ari hahanu ndi bubone uko ngera kuri radio nk'amazira ndimba nkahita nsubirayo nibyo bintu byari bindimo yego ntago numvaga ko ntahaguma ariko Imana yaje kunkorera igitangaza impakazi ngarutse kuri uwo Shyaka yarambwiraga ati wumve ko ako kazi wabonye wakabonye kubwa Edouard
kandi koko hari i Kanombe hose ku Gasaraba n'ahandi umusitari wese mpuye nawe arambwira ati gihara baguha ibintu ushaka byose njye ndishyura niba ari ibiji nyine kubera baba bari kwinywera nyine ibintu by'inzoga niba ari ibiji ushaka ugenda babiguye nuko ubwo nyine ndanabishimira Imana akazi nkabona bintunguye biranezeza nkavuga nti buri kwezi ndi bwigurire inkoko nigurire n'utuvuta ntagumye mu cyaro ngo mpingire cya gihumbi kitagwira nuko nyine numva biraneje wa Kigali niki cyagutunguye niki kidasanzwe hakunze gusa ikintu cyantunguye nukuntu namenyanye n'ura muzungu wo muri Sudani nukuntu nahujwe nawe n'abana nyine bansemu yavugaga icyongereza bakansemurira mu Kinyarwanda yego uwo muzungu nuwuhe abantu benshi bakomeje kwibaza ngo wahuye n'umuzungu ngo tumubona akazi niba umukorera simbizi uwo muzungu no muzungu wa muri Sudani ariko umudamu wavuga Ikinyarwanda nyine avuka i Butare yamuvugana nyine rayira ariko nyine nabantu nshimye nabantu bankunda nabantu bamfasha nyine bakamfata nk'umwana wabo rayira turamusoje pe ni n'umuntu wadufashe kugira ngo tubashe gukorana ikiganiro nawe nyine ni umusitari nawe ni umusitari nuko sasa rero mbwira kubana n'abazungu subwo urumva bimeze bite oya nta kibazo nta kibazo na gito bari mu kazi nyine curuza amamodoka agera mu rugo gake agashoboka nabwo bwije ngaye ngoko sasa rero abantu bakubwiye gute kuri kino kiganiro oya nyine abantu benshi barakishimiye navuganye n'umuvugizi ngo wa guverinoma nawe arambwira ati humura bazagufasha nza kuvugana n'inshuti ya Edouard nanone ngo icuruza amamodoka igoma nawe arambwira ati ndagukurikira rwose mu kiganiro wagiranye na Gerard rwose ndabakunda kandi nishimiye kuzatera imbere nese mbwira waje kuvugana n'umuvugizi wa guverinoma yitwa Alain Mukurarinda niwe mwavuganye oya n'umudamu twavuganye n'umugabo umugabo ariko ntago yambwiye amazina yiwe yakubwiye ngo umuvugizi wa guverinoma w'umugabo ubwo yitwa Alain Mukurarinda se simbizi ntabwo bizi kuba ko nta kintu njya nitaho nyine abenshi baramamagara bakanesha umutwe akabigemba kupa akabigiye tutongana bakamamagara nico bantu benshi baramamagaye benshi abo muri Kenya bavuka ngo Muhanga bacururizayo benshi cyane bagukunda iyo ntiwumva se gukundwa n'abantu batutsi impande zose kw'isi yose ntako bisa pe umva ari ikintu byakongeraho byumwe ku bubanzi bwawe byaranejeje cyane pe byaranejeje ariko ikintu cyanejeje cyane nuko navuganye n'uwo mugabo w'igoma arambwira ati ndi inshuti ya Edouard ati twatangiranye yubaka iriya nzu yo mu Busanza etaje yo ku ruhande ati twari dufite umuhungu w'umushoferi wadukoreraga yabanje kunkorera aza kujya kumukorera ati ubu ari hanze ati yaramukorera mukora neza aza umuhemba iparaseri arayigurisha nyuma ajya hehe hanze ati rero turishimye cyane ati nawe uzagira gute uzazamuka ntiwumva se nawe uzazamuka Imana izabikora kandi bizagenda neza Ebana tugana ku musozo ntabwo turagana ku musozo ariko banza turirimbire indi ndirimbo wifuza utubwe n'impamvu wayihimbye bari nyinshi indirimbo nyene iyo wifuza muri kano kanya utubwe n'impamvu wayihimbye wari uri hehe uyihimba byose kera nkiri muto nigeze kurota nambuka icyambu cy'ibyiza nigeze kurota nicaye ahakomeye nigeze kurota nganira n'abakomeye numva umwami wanjye arambwiye ngo nkugize ingabo igenda n'ibendera nasubije umwami wanjye ko nashaka kuba ingabo igenda nibendera ahubwo ndashaka kuba ingabo ivuza amakondera ako kanya nahise nitegera umurwa urabagirana nka Yerusalemu nangira kuvuza amakondera naje kubona ikibuga kinini cyane cyicayeho ingabo zikomeye izo ngabo zari zifite amabendera ubu turi ingabo zigenda n'ibendera ibendera ry'amahoro n'umutekano
ubu turi ingabo zigenda n'ibendera twahawe agaciro na leta y'igihugu cy'u Rwanda ubu turi ingabo zigenda n'ibendera ndetse iyo ndirimbo urasetsa buri iyo ndirimbo njye numvaga ari indirimbo y'abarokore none uje kuzanyemo leta y'u Rwanda ntabwo ari iy'abarokore nyisubiramo urabagirana nka Yerusalemu none uzanyemo leta y'u Rwanda icyo ntibihuriye he umurwa urabagirana nka Yerusalemu none se uriya murwa wo ntabwo urabagirana ese si uwo mu Rwanda si uwa leta y'u Rwanda umujyi urabagirana nka Kigali umurwa urabagirana nka Yerusalemu shama buri gitangaza mbese indirimbo urazihimba ukazandika nyine ndazihimba nkarara nzifashe n'igihe nyihimba isegonda imwe ngahita nyimenya uhita ifata mu mutwe uhegenda ntabwo ujya wandika ku rupapuro oya nyine nkongera nkazisubiramo nkazimba nkongera nkazisubiramo ukazifata mu mutwe uri umuhanga ahubwo ni izina pe kugira ngo uzafate ikintu mu mutwe wongere ukibuke utacyanditse bikora bake njye ntabwo nakibagirwa uzi impamvu nagusubishemo i Roma nagira numve ko ibyo turi imbere aribyo turi imbere ubushize i Roma abantu bose barayikunda abantu bose barayikunda bayita hiti eka ni nziza i Roma ni uwuhe muhanzi wemera cyane mu Rwanda nkunda Karasira Clarisse Karasira yarabyaye ejo bundi ari we ariko Imana ishimwe mana arakacyare yonse mama yego ni ukuri nkunda Karasira ni ukuri pe Clarisse azagutera n'inkunga ujye muri studio urabukunda cyane narenze ko bazaza nawe mu bashyitsi baje mu nama yacu bagamo abyaye ejo bundi urumva aracyari ku kiriri biba bigoye kujya ubwo se yabyaye umuhungu cyangwa n'umukobwa Clarisse ndumva yabyaye umuhungu yego mama ari muri leta zunze ubumwe za Amerika yose yakabyara undi ukunda ninde wundi nkunda indirimbo ya Clarisse nta wundi muntu ukunda ni Karasira Yesu uramukunda ariko na Bruce Melody nawe na Bruce Melody okay bazo tuni imbere kuri Karasira indirimbo ye wafashe mu mutwe se ko ari nyinshi ndamenya ndirimbo toranya mimi ndavuga ngo iyo wiyumvamo cyane kurenza izindi zose za Clarisse Karasira nimbona bataramye nzataramana nabo nimbona bizihirwa nzizihiranwa nabo nzabahora iruhande mbamara agahinda gaho se nimunezerwe mu mitima gaho se nimuririmbe mu mitima burya byose bibera mu mitima gaho se nimunezerwe mu mitima gaho se nimuririmbe mu mitima burya byose bibera mu mitima muciye mu ijambo iyo ndi muri ya Clarisse ko ntayo nzi ni ukuri niyi mama yanjye niyo ni ukuri kandi turapinga nzagutsinde dupinge pe nisanga ariya ndaguha gitanu mu byose bibera mu mitima nyine byose bibera mu mitima oya genda urayama gitanu kuri pe nimenya ko ariya nukuri niyi ndaza kwishaka ndaza no kumwandikira maze iyi ndirimbo urayama nukuri ndayago yohereje ahubwo okay ntabwo ariko waturimba indirimbo ya Bruce Melody ya Bruce Melody yo nahimbye noneho wahimbye nahimbye sicabiri bajya bambwira ngo uzajya kumureba ngo azagufasha uzajya kumushaka ngo azagutera inkunga twajyaga nyine dufata akaradiyo tukagashyira mu myumbati turi kubagara imyumbati noneho tukajya twumva ari kuririmba nyine noneho natwe tukajyaho tugahimba izacu niyo najyaga ndirimba ngo mbwira n'ukuntu watinyutse Bruce Melody
cyaro bakunda indirimbo ya Dita ahehe ndakwanze nushake na unyange ndakwanze nushake na unyange ahehe chu Papa urangije none none se siyo siyajaririmba bitari ntabyo nyiguhaye urayama ahubwo uramico niyo yajyaga aririmba ubwo urayama sanda yaguha pe gumbwira n'ukuntu watinyutse Bruce Melody afite abafana b'abana bo mu cyaro bakunda indirimbo ya Bita ahehe ndakwanze nushake na unyange ndakwanze nushake na unyange ahehe chu Shevalanti akindi nakubwira Imana iguha umugisha pe ntabwo nemeretse guseka Imana ikumera umugisha ushoboka Bruce Melody ndamukunda hamwe na Karasira umukunda iki Bruce Melody ndamukunda Bruce Melody hari indirimbo yahimbye nziza cyane ivuga ngo aflo this mama aflo this mama aflo dada aflo mama aflo sister kabaze kubwira amafaranga yagira ansubiza urayama Ndimo ni Amani Marite ni ya Bruce Melody ni ya Bruce Melody ni Amani Marite urayama maze yaririmbe y'abayobozi bandi ubundi ngo akaradiyo kari ku musego usanga iyo ndimba ari Amani Marite uraza kumpa icyo nyine na urayihorera uyagumana ukuntu ikunda gusara ariko irani ya Karasira iyo ni ya Bruce Melody ngaho ngo afro iyo ni Amani Marite ndabizi ni ya Bruce Melody ngaho ese Bruce Melody umukundira iki Bruce Melody ngiye ndamukunda umukundira iki gito ngiye ntago nzi ikintu umukunda ariko ndamukunda uramutse uhuye nawe byagenda bite nahura nawe se twagurira he uze mbahuje abari mu modoka agenda nabanyeretse hana ajya azana umugore we hari ako kazi hano hari ya Ikanombe ujya ku Kabeza muramutse muhuye wabigenza ute wakwifata ute nakifata neza bice gisubizo ndimo neza wakwifata neza ya urashimishe gusa navuze ngo uzibere umukomediye ura uzi icyo ari cyo gukina filime bamwe basetsa abanyarwenya ngo uzibere umunyarwenya ahubwo nibagiwe gushyiraho urwenya bambwiye ngo nzashyireho rwawe se twabaga turi mu rugari turi mu isoko none abakongomani bakaza Varatina turagukunda sana perezida wanyu turamukunda cyane ni mumukundira iki ngo perezida wanyu turamukunda ngo afite amahoro kabisa ngo Varatina ngo ngombe zawe ziri kuwape Varatine ninjyaze ncuruza ngombe ko ncuruza amaziwa ni perezida wacu mumukundira iki turamukunda afite amahoro ubu mwazanye imifuka ngo muje guhaha nta kimaranzara y'amateke mwazanye ngo mukunda perezida wacu none uzavuga umukomediyene nawe uzi ukuntu nyine ntabishobora niko gusetsa byaje ryahise watangiye kumenya ko usetsa ryari ngenda bikunda gusetsa nkakunda no guseka
turi mu rugo tuba twahatwitse oya abana b'inshuti zanjye harimo witwa Solange ariko yari amaze iminsi nyine ari igisagara nuko tugaseka nyine cyane. Mbese ubu ntumaze kuba umusitari abantu ntutambuka utari Vava abahara ku gasaraba nyine barambona baba bari kundeba nyine ku matelefone no kuri televiziyo. Ako ntuzongeye kuvuga ko witwa Valentine uyu munsi ufite aka basitari Vava Juru Vava Juru nuko sasa rero tugana ku musozo se niho duhimba kandi karirimbo kugira indirimbo zawe zinamenyekane no kwifuza kukujya muri studio muri kano kanya wagukunze wasitse watembagaye umva wishyure iki ni igitabo Vava yagukoreye wishyure mobile money ye yayikubwiye wishyure nayo ndayishyira hasi hariya hasi wishyure ntangiye no kuvugishwa rega kubera ibitwenge uze kwishyura Vava mu kusunikira nka 5 cyangwa 10 cyangwa unamushimisha nk'amafaranga menshi cyane kuri we ni nkangahe Vava menshi cyane wumva wabona uko butize ko nakize wana ni 50 kuko mana yanjye ko numva hagurukira hejuru nabona ari menshi cyane ndumva hagurukira kure nuko turimbira indirimbo rero nse ndaririmba iyi iyo ushaka nese nufite cyangwa uririmba iya Bruce Melody yindi nongera ndirimba iyo ushaka cyangwa yindi umuhanzi ukunda nanone yego aririmba yanjye ndarimba FPR FPR oye okay twagiye. Intego ihaye niyo kubaha igihugu nkagikorera n'umwukuri mu mihigo reka tugikorere tudasigana harambe FPR umuryango w'abanyarwanda FPR ibyiringiro by'abanyarwanda FPR igisubizo cy'abanyarwanda harambe FPR umuryango w'abanyarwanda intego nihaye niyo kubaha igihugu nkagikorera n'umwukuri mu mihigo reka tugikorere tudasigana harambe FPR umuryango w'abanyarwanda zatarama naramire FPR nizihirwe imbere ya FPR FPR ibyiringiro by'abanyarwanda FPR igisubizo cy'abanyarwanda harambe FPR umuryango w'abanyarwanda. Vava Juru niyo turi kumwe mu kiganiro cyacu inkuru yanjye afite inkuru ikomeye cyane y'ubuhanzi bwe afite inkuru ikomeye cyane by'umweko y'umuziki Vava uyu munsi rero urumva umeze gute mu mutima muri kino kiganiro ko tugikoze urumva umeze gute ibyo wifuza kumbwira se byose wabimbwiye se byarangira singira duhure tuzongera dukora ikindi kiganiro cyakoze mu gitondo wampamagaye Vava none ko yambuze byageze gute agiye kumbwira ko ikiganiro kitakibaye bigiye kugenda gute oya ahubwo numvaga nyine biratinda kuba numvaga ndi butinde kukugezaho izo nzozi ntuzandotera uzabimbwire rero ni ukuri pe uzabimbwire wavuze ngo sasa abantu bajya kubona ngo utagenda mu modoka ngo none se abanyamakuru ntibagenda mu modoka abanyamakuru ntibakutwara mu modoka uyu munsi ndaye gutwara mu nanakugeze iwanyu twigendere se tugende reka maze gutembereze nkwereke n'ibice bya Kigali ugenda unabimenya kwa perezida se ntago bajya bahabona Yesu we ntabwo habonye narahabonye bajyaga bahanyereka Fande Kayumba yajyaga ahanyereka kanjyana ahantu hari urubirishya runini akanyereka ngo ni hariya hakurya Vava ubutaha nitwongera gukora muri Sande Park uzambwe nkwereka kwa perezida turaturanye yego turanaca ku ruhande neza ni nk'uko turi kureba no maze ari imbere yacu hari igihe anjya atambuka nyine gutyo njye naramubonye naramukoze no mu ntoki baza icyo kintu birese
seriye biri seriye sans blague namukoze no mu ntoki ndati naye numvise ari ibintu bidasanzwe ya uko ufite inzozi naye niko nafite inzozi zo guhana perezida Paul Kagame ya gusa naye sitajya amahirwe kwicana nawe gutyo tu ariko mwarahuye twarahuye uhuye nawe wamubaza iki ngewe ijambo ryanjye ni ryarindi mwarakoze ese ubundi muntu wumva wifuza guhana nawe utari perezida Paul Kagame ninde w'umuyobozi na musaza wacu mubonye byashimisha bamuri iki yego sha bamuri ni inshuti yanjye yego cyane ariko cyane ya byanze bikunze koko azongera asubire ku nshingano koko kubera iki erega Imana nta idacisha Imana ntawe idacisha sibyo icyambere ni ukwizera ikindi yasabye imbabazi icyo ngicyo ni ikintu gikomeye cyane sibyo icyambere ni uko tutajya duciraho iteka umuntu sibyo icyo nicyo cyambere kandi tukajya twizera byanze kunze bigenda neza yaduhaye ni inshuti ya benshi inshuti y'urubyiruko nanjye ku giti cyanjye ni inshuti yanjye rw'iri wacu ruba rwumva rwishimye yego hari abana nzi nyine biri wacu bagiye barangiza bumvaga bishimye bababajwe na kiriya kibazo kugeza na bizakemuka biriya ntawe udakosa bizakemuka bizakemuka kandi azabisobanura ngahe nguko vava ni ukureka tubanze twitembere Kigali nk'uko wavuze ngo bajya gusereza ngo ntabwo ujye mu modoka y'abanyamakuru uko barambaza ngo ariko barati ngo abanyamakuru wahuye nabo ariko se abanyamakuru bo mu muhanda mwebwe ntabwo mujya mubona ntimwahura nabo ngo ubwo nyine ngo abona abo mu muhanda nyine ubwo bwo usige mu muhanda kweli abantu barantutse witwa niba ari Tarisisi nyine wiri wacu yaramamagaye nyine arabimbaza ati ndi kumwe na teacher wawe Thomas ati tubwire ukuntu uhagaranye n'aba bayobozi utubwire nyine naho mwahuriye n'ahantu muzajya kubona uyu munsi ndaza kwigaragaza rero uyu munsi ndigaragaza nta mpamvu kugira ngo bahore batubonera inyuma sibyo urakoze cyane vava ureka twitemberere Samu arabidufashamo Samu n'uyu mukameramani ubona hano ufite ubwanwa bwinshi cyane ajya kumera nka wa wundi ukina filime ukinana na Giramata ariko wa wundi we n'igitugu afite ubwanwa bwinshi abakinnyi ya filime siko ari benshi afite sinjya ndeba filime cyane ndi umuturage murayireba kuko nta mwanya mubibonera ndi kumva nishimye urishimye urumva bimeze bite kumva nyine nishimye cyane ndifuza kuzaba umusitari umuntu w'ikirenga ku buryo ujya utambukana hose dore vava nta kuntu byaba bitaryoshye Imana niyo nkuru waje Kigali ushaka kumenyekanisha indirimbo zawe none nawe utangiye kumenyekana hariko bisa se ntako bisa sha no kwitwifuza kugira kure cyane kandi bizana kujya akamaro bitaho kumenyekana gusa hazemo n'amafaranga ibishuko byo biba byinshi mu busitani reka twimanukire i Kanombe iwacu turi i Kanombe nayo ntuye i Kanombe bite mbaratira ko ufite n'imodoka ubu se n'ahantu muri bunyereke mu mujyi wowe washaka kureba kwa perezida hari ubutaha nidukora haribi nzakwereka kwa perezida noneho tuhagenda wavuze ngo utarebye amadarapo byose nzabikwereka mu gihe cya cugamo tuzapanga ikindi kiganiro noneho tuzagikora nkwereka mu mujyi sibyo nkwereka ama etaje manini nkwereke iki byose murakoze ikiri hariya reka ngufungure hanze keya ubundi umusore cyangwa umugabo afungurira umukobwa cyangwa umugore murakoze salamu bana fresh fiante mwana ni meza sawa muracyatwumva umva ndi Kanombe navuganaga n'abanyamakuru ninde ariko ni madamu wa majoro ni madamu wa majoro i Bugesera ayi wenda basuhuje cyane musuhuze natwe turamusuhuje nta munyamakuru turi kumwe Gerard Imbabazi arabashuhuje turacyari kumwe yego
Samu we sawa bye bye twigire Kanombe. Samu arasigara. Samu mwihora arasigara. Niko ewa wana giposa atari nziza. Ni heza. Ni heza kabisa. Uni rwo rusenyero rwitwa urw'Abangirikani. Turi kumwe